gihugu cy'u Rwanda n'umusore ufite amavuta araje kugira ngo atubwire icyo Imana imutumye ku musozi w'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka ngusuhuze wowe uri mu mujyi wa Kigali, wowe uri mu ntara zitandukanye, uri mu turere dutandukanye, mboneraho gusuhuza abantu bari mu karere ka Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro, hari n'abantu bankurikira bari mu karere ka Musanze, ndabashoboje mu izina rya Yesu. Abadukurikira bari mu turere dutandukanye, abari mu Ruhango, abari mu karere ka Nyagatare, Yesu abahereza umugisha. Hanyuma rero uyu musore wadusuye ni Imana imwohereje hano aje kutuganiriza ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe hano mubimenyereye umunsi ku wundi mudukurikira, ni ijambo ry'Imana nta kindi kibivangiye. Turi kubaka ubwami bw'Imana mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze yabwo. Ubwami bw'Imana turashaka ko bwubaka. Hanyuma rero tumwakira aratangira twibwira amazina, hanyuma atugezeho ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Rukundo David, hanyuma nishimiye kuba namwe muri iki kiganiro cyiza. Murakoze. Rukundo David, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Mumfashe David tumwakire ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. David ni karibu, urisanga hano kuri kamera zacu, n'abadukurikiye barakwishimiye ndabizi neza, ntabwo bajya banga abantu bavuga ijambo ry'Imana. David ni umusore Imana ivanye kure ngo aze avuga aho Imana yamuvanye, avuga uburyo Imana yamusayuye mu musayo y'ibyaha, avuga uburyo Imana imutabaye muri iyi minsi. Hanyuma David ni umusore ufite amavuta, agiye kutubwira Imana. David, mbere yuko utubwira Imana, reka tumaze tugushire imbere y'Imana. Uri Imana nziza, urashoboye, uri umukozi w'umuhanga, umugaragu wawe yitabye umuhamagaro wawe. Reka uyu mwanya umukozeho ikara ku munwa. Uririnze yaravuze ngo umuntu w'Imana yaravuze ngo ntabwo yishoboreye kuko wari umutumye, ariko ashubijwe n'umuriro aravuga ati Imana noneho ngwino nume. Mukoze ikara ku munwa, hanyuma avuga avugishijwe nawe, izina ryawe nirihabwe icubahiro, ijambo ryawe niryo muhigire, hige icyo rikeneye, ni mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. David, turakwakiriye, Yesu aguhezagire kandi aguhe umugisha. Abantu mudukurikiye, David turamwakiriye mu izina rya Yesu. David atangira atubwira ijambo ry'Imana, atubwira icyo Imana yagushize ku mutima. Murakoze cyane. Imana ibamugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa mbere. Turasoma umurongo wa mbere ndetse no kabiri kugera ku gatatu, tugakurikira ku gatanu. Ibindi Imana ibamugisha. Hanyuma ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki muri Matayo ibice 5 umurongo wa mbere. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. 4. Hahirwa abashafura, kuko ari bo bazahozwa. 5. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma reka tuganire kuri aya magambo duhawe n'Imana. Mwene data muhaye karibu n'ikaze mu ijambo ry'Imana. Hanyuma n'abandi baduteze amatwi ndetse baduhanze n'amaso, nabo tubahaye karibu n'ikaze. Rwose Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma aya ni amagambo akomeye cyane Yesu yavuze igihe yari ari ku musozi. Haleluya. Tumenyereye yuko Yesu yagiye asengera ku misozi myinshi cyane, ariko aya masaha turi imbere y'Imana, reka twivugire kuri uyu musozi Yesu yasengeyeho. Hanyuma azamutse umusozi muremure cyane, ageze ku musozi aterura, ngabona abantu benshi cyane, aterura amagambo arababwira ati, hahirwa aba bantu bameze gutya na gutya. No kuvuga ngo hahirwa, yaragiye kubabwira abahirwa bazagera mu bwami bw'Imana. Haleluya. Hanyuma arangije aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mu by'ukuri uyu mukene Yesu yavuze ntabwo ari umukene ukennye ibyo kurya mu nzu, ntabwo ari umukene ukennye ibyo kwambara. Haleluya. Ahubwo ni umukene ukennye ijambo ry'Imana, wumva ashaka ijambo ry'Imana, yumva afite inzara n'inyota byo gushaka ijambo ry'Imana. Uyu ni umukene Yesu yavuze uzabasha kugera mu bwami bw'Imana. Haleluya. Bantu mudukurikiye, mwebwe mukennye ijambo ry'Imana cyangwa se mukennye kumva Imana yongera kubabwira, bene data ni mwebwe muhirwa mu bwami bw'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma arongera aravuga ngo hahirwa imitima iboneye, ngo kwa ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.
Yesu nashimwe cyane. Hanyuma bene data, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gushaka umwami Imana, kuko abo ngabo nibo bazabasha kugera mu bwami bw'Imana. Kandi ngo hahirwa abanyembabazi, kuko abo ngabo aribo bazagira ute? Bazazigirirwa. Bene data, ntabwo wagirirwa imbabazi nawe utagiriye abandi imbabazi. Birasaba ngo uhokane n'abandi, ugire abandi imiryango yakwanze, abakuvuyeho, abaguteye umugongo, ndetse n'abakwiciye, ndetse mbese abandi bose bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Abo ngabo bagirira imbabazi, ubuhokane nabo, hanyuma Imana izibane nawe kandi Imana izikugirire neza. Birasaba ngo ubuhoke, Imana iziture muri wowe. Hanyuma ijambo ry'Imana ryambwiye guki? Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo haracyariho ibyiringiro by'uko igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, kikongera kikera imbuto zacyo nk'uko cyari gisanzwe kigira ute? Kera. Imana itugirire neza. Hanyuma rero aba bahirwa ni abantu bubashye Imana. Emmanuel ni abantu bakoreye Imana, ni abantu babaye hafi y'Imana, ni abantu batonye ku Mana, ni abantu bubahirije amategeko y'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimugire umwete wo kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana idutegeka uyu munsi. Haleluya. Ubundi nitwubahiriza amategeko y'Uwiteka Imana, hari imigisha izatugeraho. Aya mategeko y'Uwiteka Imana iyi migisha izatugeraho binyuze hehe? Izatugeraho ari uko twubahirije amategeko y'Uwiteka Imana, tukagendera mu nzira nziza, tugakora ibishimwa n'Imana, tukambira ibigawa. Haleluya, haleluya. Hanyuma Yobu bimurenze aravuga ngo maze ubwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byanyu ko kujijuka. Urubyiruko mudukurikiye, nanjye ndi urubyiruko, nawe ni urubyiruko, ariko ntabwo dukeneye ibya mirenge. Password yafungura imigisha yacu ni ukuva mu byaha, kandi password yafungura imigisha yacu ni ukwikiranura, ndetse tukera imbuto ku gato no ku kanini, hanyuma Imana ikaza ikabana natwe. Ntabwo dukeneye abahanuzi, ntabwo dukeneye abaza kutubwira ngo Imana iravuze ngo gutya na gutya ngo nidakora. Hoya, Imana ikeneye umutima wawe wonyine kugira ngo Imana izikorane natwe iby'ubutwari, ndetse Imana ikomeze kubana natwe, kandi Imana ikomeze kutugira neza. Mwene data, ndakwifuriza kuba hafi y'Imana, kandi ndakwifuriza guhora imbere y'Imana. Ntabwo mwifuriza gutana, nanjye ntunyifurize gutana. Imana irashaka umutima wawe, Imana irashaka ko uyegera kurusha uko imyambaro yawe ikwegereye. Hanyuma umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umuntu w'Imana yaravuze ati ngo njyewe ntacyo nishoboreye. Haleluya. Njyewe ntacyo nishoboreye. Hanyuma ikintu cyatumye Dawidi yica Goliyati, bene data, ni ibuye rimwe ryitwa kwizera. Haleluya. Ni ibuye rimwe ryitwa kwizera, kuko iri buye yararifashe aravuga ngo nshingiye ku Imana yavuganye nanjye. Haleluya. Reka ndiri buye nditere, n'Imana nayo igenda igira ute? Yiyoborere. Hanyuma bene data, ntacyaha Imana itababarira, niko Yesaya yavuze. Aravuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, Imana ibasha kubyeza ikabihindura shelegi, ndetse ibijya ibasha kubyeza ikabihindura umweru bigasa. Haleluya. Bikamera nk'ubwoya bwera bw'intama. Haleluya. Muri makeya, ntacyaha Imana itabasha kubabarira. Ni ukuri ko iyo mu ijuru nsenga mpamanyije n'Imana n'umutima nama wanjye, nta cyaha Imana itabasha kubabarira. Hanyuma reka nkuhumurize wowe umaze igihe ukora ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko ukaba ushaka kongera kwegera Imana. Ni ukuri egera Imana. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nushaka kwikiranura n'Imana, ujye mu cyumba cyawe ukinge urugi rwawe. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo urugi uyu muririmbyi yaririmbye ntabwo ari rwa rugi rw'ahantu uryama, ahubwo ni urugi rwo mu mutima wawe. Wowe banza ukinge urugi rw'umutima wawe, ugende wegere Imana, ugende ukinge, ugende wikiranure n'Imana. Hanyuma Imana yanga guterana kwera. Imana irashaka ko duterana neza. Hanyuma Emmanuel rwose ntabwo Imana iprofitira mu kavuyo. Ni ukuri Imana ntabwo iprofitira mu kavuyo. Imana ikeneye ko dukizwa, kandi tugakizwa ku gato no ku kanini. Ntabwo abantu bakeneye ibitangaza, kandi ntabwo abantu bakeneye abantu bakenewe gukurwa nyine mu byaha.
bakeneye gukurwa mu byaha. kandi ijambo ry'Imana ryambwiye guki mu byahishuriye Yohana ibice 22 umurongo wa 12 harambwiye ngo dore ndaza vuba kandi nzanye ingororano ngo kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. arangije aravuga ngo ndi Alpha na Omega, ngo ndi itangiriro n'iherezo, ngo ndetse ndi uwa mbere ndi n'uwa nyuma. Imana itugire neza. Imana izi itangiriro ryacu, izi n'iherezo ryacu. Haleluya. Imana ikeneye ko tuva mu byangwa n'amaso y'Imana. Ikeneye ko twatura, ikeneye ko tumaramaza musambanyi urimo kundeba. yewe ndakugira inama, nanjye nari umusambanyi, nakoraga ibyangwa n'amaso y'Imana, ndetse haleluya, ndetse naribaga, ndetse narabeseraga, ndetse narakorakoraga ibintu biteye isoni byose narabikoze, ndetse nari umunywanzoga, nari umunywarumogi, ndetse ako n'ahantu Imana itabasha gukura umuntu. n'ahantu Imana itabasha gukura umuntu. Imana yarandengeye, Imana yarantabaye. ubu ngubu nanjye ndicara nkavuga ngo kweri Imana yarandengeye. Emmanuel, Imana yarandengeye, nuko Imana yarantabaye. ndayishimiye mu gihugu cyo mu ijoro, numve ko tuyishimiye. hanyuma karibu n'ikaze rwose umuntu ufite umutima uremerewe, ufite imiryango yagucitseho, ufite abantu bakuvuyeho. Haleluya. ndagira ngo muhumurize, mubwire yuko Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana iracicaye, irambuye amaboko, yavuze ijambo rikomeye cyane, iravuga ngo mwese abarusha n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. ngo haleluya. uwa 50 muri bya 50 aravuga ngo nimuze mwenyine kwererane, munsange ahantu batari abantu, mumbwire bagoye n'ibibaremereye, kuko nita kuri mwebwe. Imana yita kuri mwebwe. Imana izi icyo ishaka, Imana icyo yibwira kutugira ntabwo ari ikibi mwene data. Imana yifuza ko dutera imbere, Imana yifuza ko tubona ibyo kurya, yifuza ko tugira ubuzima bwiza. Haleluya. Emmanuel, Imana iratuzi kandi iradusobanukiwe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye izi myicare yacu n'imigendere yacu, kandi izi n'amazina yacu. Imana izi yuko nitwa David, Imana izi yuko witwa Emi. Haleluya. Bene data, Imana iratuzi kandi iradusobanukiwe. kandi aya masaha Imana igiye gukora natwe iby'ubutwari. hanyuma reka mumurize abantu bose barwaye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kwica mama, iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica umusore we, iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica umugabo we, iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica umukobwa we, iyo ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica. ndagira ngo muhumurize, haracyariho ibyiringiro by'uko iyo ndwara yarangira. Haleluya. reka mbwira abantu badukurikiye, mbabwire mukande subscribe, kubera yuko Imana igiye gukora ibikomeye mu gihe gikomeye cyane. Haleluya. igeze kwa Lazaro, Imana ntabwo ikangwa n'ibyanutse, ntabwo ikangwa n'iminsi ine yaracitse kabirika. Haleluya. Imana igeze kwa Lazaro, imaze kurigera kwa Lazaro, irangije iravuga ngo Lazaro we byuka, ikoresheje itegeko. yari yapfuye bigaragara. Haleluya. ariko irangije ikoresha itegeko, iravuga ngo Lazaro byuka. Haleluya. Imana nawe amasaha, mubyeyi we, wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, Imana ikoresha itegeko ku buzima bwawe. hanyuma ibyananiranye byongeye bikunde. hanyuma ntabwo ako gahinda ari ako kukwica, ntabwo ako gahinda ari ako kwihebesha. Imana ikeneye yuko uva mu bwigunge, ikeneye ko wegera Imana, ugasenga Imana, ugatitiriza Imana, ukambaza Imana, kuko ari ikora ibikomeye bitarondoreka. niko ijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya. ijambo ry'Imana Yobu yaravuze ngo nta kibasha kurongoya imigambi y'Imana. Haleluya. icyo Imana yavuganye nawe ndakuva ku buzima bwacu. Haleluya. ntabwo dukeneye umuhanuzi uzaza kwikaraga imbere yacu gatubwiye ngo iravuze ngo. ijambo Imana yaravuze ngo mvuga rimwe ndetse kabiri naho umuntu atakumva. Imana yavuze mu ijambo, Imana yavuze, kandi umuhanga wo kurya ngo burya aragize ute, ararakarabye. Haleluya. umuhanga wo kurya ararakarabye, niko ijambo ry'Imana bivuga. Haleluya. kandi nukuri ndabashimiye mwebwe mwabanye natwe, kandi muri aya masaha reka nsengere ubwoko bw'Imana buneza amatwi, ndetse n'ubwabaye hafi yanjye. mbabwire ngo n'ahantu kure Imana itava n'umuntu, n'ahantu Imana itabasha gukura umuntu, mwiyegereze. reka mubwire wowe inzoga zabase, Imana ibasha kugukura mu nzoga hara mu kabari, hanyuma ikarangiza ikakuzana ku murimo wayo.
ikamuzana ku murimo wayo, akaza agakorera Imana, akaza akavugira Imana, akaza akamamaza ubutumwa bwiza, akaza akavuga gukomera kw'Imana, akaza ku haleluya haleluya. N'ahantu Imana itakura umuntu, yewe wa muntu we, wowe imiryango yarakwanze, ariko none emerera Imana ibane nawe, emerera Imana iziture. Umva uko ijambo ry'Imana ryavuze, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo dore mu mpinga y'imisozi amabuye yuzanye inkuru nziza, haje kwamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, ngo kandi higura imihigo yawe, ngo kuko umunyabibi utazongera kumubona ukundi, ahubwo yatsembweho pe umurozi wakurogaga, umupfumu wakurogaga, umutekamutwe wagutekaga imitwe, uyu munsi atsembweho pe, ahubwo Imana yihesheje icyubahiro. Haleluya haleluya. Imana ikoze ibikomeye mu gihe gikomeye, kandi imvuna guyizamuka imbere yawe. Komera ku gihome cyawe, rinda inzira zawe, kenyera kigabo, wiyongeremo imbaraga bigutwara. Korera Imana, korera Imana, korera Imana. Haleluya. Korera Imana uri kundeba, korera Imana wa musore we, korera Imana wa mukobwa we, korera Imana wa mugabo we, korera Imana wa muvuga butumwa we. Uwiteka aracice ku ntebe y'imbabazi, aracyarambuye amaboko, ategereje abubashye Imana nyine bazagira muri ubu bwami bw'Imana Emmanuel. Babandi bahirwa bubashye Imana, bagakorera Imana, bakabavuga ariko bagakorera Imana, bakitwa n'inzara ariko bagakorera Imana, bakambara ubusa ariko bagakorera Imana. Haleluya haleluya. Abo ngabo nibo bahirwa Bibiliya irimo kutubwira, abo ngabo nibo Bibiliya yatubwiye bazabasha kugera mu bwami bw'Imana. Bene data, ntabwo kuba ushonje byatuma udakorera Imana, ntabwo kuba wambaye ubusa byatuma udakorera Imana, ntabwo kuba waburaye byatuma udakorera Imana. Haracyari ibyiringiro by'uko ratana nimugoroba warya cyangwa n'ejo ukarya. Haleluya haleluya. Twagiye tubona Imana bitugoye, tugenda twambara ubusa, tugenda Emmanuel negeze gusenga Imana nambaye ubusa, nta n'inkweto mfite, ariko nkorera Imana. Nambara urukweto rumwe, njyana urukweto urundi rwaracitse ngatwara mu ntoki, abantu bakajya bagira ngo ni style ni hayi, kumbi nuko urukweto rwari rwaracitse. Ariko ndakomeza nubahisha Imana. Haleluya. Ndakomeza mba hafi y'Imana, ndakomeza nkorera Imana mw'abakristo mwe, ndakomeza nkorera Imana, ndakomeza mba hafi y'Imana. Imana bango kwabaye hafi, ukanga ubugome, ukamba hafi. Nico gitumye nirahira nje kubana nawe. Bene data wa musore we, nanjye ndi umusore, reka mugire inama, va mu byangwa n'amaso y'Imana, va mu byangwa n'amaso y'Imana. Imana irakicuye ku ntebe y'imbabazi, Imana ibasha gukura ku rumogi ikakwicazanya n'abakomeye. Dore nanjye naje nicaranye n'umuntu ukomeye rwose. Emmanuel murakoze cyane, mwabaye ikaze rwose, kandi n'ukuri natwe nimuzaza mudukenera rwose muzaze mutubwira nta kibazo. N'ukuri Imana yaradutabaye, Imana yaratuzahuye, Imana yatwambitse imbaraga, Imana yaraturengeye. Imana byari bigoye Emmanuel, ndi umunyeshuri, nize ku bigo bigiye bitandukanye, nize ku kigo cya Gahanga. Nari wa muntu utabasha kumva ijambo ry'Imana ngo rihe agaciro. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikomeza, ngo waba imeze nk'umunyabwenge wubatse inzu hehe ku rutare. Imana ishimwe cyane. Hanyuma njyewe numvaga n'ahantu bari kuvugira ijambo ry'Imana nkirukanka, narangiza nkavuga ngo iyo Mana mutubwire se, iyo Mana itabasha kuza ngo ikemure inyambike, iyo niyo Mana nyabaki. Haleluya. Ariko ndi umugabo wo guhamya bantu mu muriki, ndi umugabo wo guhamya yuko Imana ibasha gukuraho, ibasha kwambika umuntu, ibasha kugaburira umuntu. Kandi Imana twicaye imbere Emmanuel ni Imana ibasha gutsinda amahembe n'ibitega ikabikuraho. Bantu mudukurikiye murwaye, Imana ni Imana ikomeye cyane, kandi ni Imana ibasha kuturengera uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo ababarozi baturoga, ntabwo barusha imbaraga Imana Emmanuel, ntabwo basha bafite bwo gutsinda imbaraga z'Imana. Haleluya. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye.
haleluya. Hari hejuru y'abahanuzi uwo mwamaruta imfura zo mw'isi, ibyaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Yesu ari hejuru. Haleluya, haleluya. Yesu ari hejuru y'abakomeye, Yesu ari hejuru y'abarozi, Yesu ari hejuru, Yesu ari hejuru y'abapfumu, Yesu ari hejuru. Haleluya, haleluya. Yesu ari hejuru y'abami, Yesu ari hejuru y'ibiteye ubwoba byose. Ariko Imana ni Imana y'imbaraga nyinshi cyane. Ubwo burwayi burwaye ntabwo ari ubwo kwica. Haleluya, haleluya. Hanyuma Emmanuel tumva ijambo ry'Imana kanekizeho ibyo ngibyo. Hanyuma reka Ngambi wako meretse nitwe waziraga wahera uburyo dusenga Imana, duhamagara Imana, tuvuge gukomera kw'Imana. Kandi ndabikunda cyane, uri kumwe n'abantu ndetse muri kwa kunywa muri kugana Emmanuel wabasha gusenga Imana, wabasha gusenga Imana ikakumva. Fata iminota 5 yo gutekereza ku bibazo byawe ufite, hanyuma dusenga Imana. Senga Imana bucece. Wa mubyeyi we, senga Imana bucece. Hamagara abana bawe ducarane ku cyaro, hanyuma hamagara umugabo wawe ducarane ku cyaro. Senga Imana, Imana irakumva. Izi n'amazina yacu, izi n'amazina yacu. Yiteguye kugira neza, kugira neza ku muryango. Abayuda barusha abandi ikirembe cyangwa se gukebwa ku maziki kuri twe. Hanyuma abayuda barusha muri byose, ariko ikigenzi Imana iyo yashatse kugurisha hanyuma uburwayi bwawe, hanyuma wizere Imana, wizere na Yesu. Amaraso ya Yesu aracyakora, amaraso ya Yesu aracyatembera, amaraso ya Yesu wowe udukurikiranye, amaraso ya Yesu kiriho kandi amaraso ya Yesu iracyari Imana itanga imibereho, iracyari Imana ivuga kandi ikabigakomera. Senga Imana kandi data twese mwiza, kandi wakomereza amaboko kugira ngo ijambo ry'Imana rijye kugereraho ku gihe. Ijambo riri mu kuboko kwawe kw'iburyo hasi, aho uri buze gukandaho, hanyuma abantu